Reka mbaye ikaze none mu isi ya make make nako kuri urubuga rwacu rwa Click Rwanda. Click Rwanda ni urubuga nyarwanda ruzabana serivisi nyinshi nziza kandi zitandukanye. Serivisi dutanga harimo kugura, kugurisha, gukodesha ndetse no kwamamaza ndetse na serivisi yo guhuza umukozi n'umukoresha. Click Rwanda ni urubuga nyarwanda ushobora kubamenyeraho amakuru y'ibigezweho ku isoko, promotion zigenda zitangwa ndetse n'ibintu byinshi byiza byagufasha kuba wakiteza imbere ku isoko ry'umurimo hano mu Rwanda. So Click Rwanda rero ni urubuga nyarwanda cyangwa se ikigo nyarwanda kigenda kikurebera amakuru y'ibintu bigezweho ku isoko, amaporomosiyo agenda atangwa, utuntu nk'utu ngutu tugenda tuba dutrendinga ku isoko twagufasha kuba wahaha byoroshye. Ushobora kuba tuba dufite amazu yo kugurisha, ayo gukodesha, dufite serivisi zo kwamamaza, bizinesi yawe ukayizana tukayikwamamariza ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye yewe. So kuri uyu munsi rero iyi modoka uribaza ngo ni gute nabona imodoka kuri make make, ndagira ngo umare impungenge rero imodoka zaraje kuri make make mu Rwanda. Dufite kampani nyinshi zaguhereza imodoka kuri make make, aho ntabwo bikigoye kuba waterura miliyoni 13, 20 zingahe ngo ugiye kugura imodoka ako kanya direct. Nkuko twabibonye ku bindi bikoresho n'ibiki, ibikoresho byo mu nzu, amafirigo. Click Rwanda dufite amafirigo, ama electronic, ama TVs ndetse n'ibindi bikoresho byinshi bitandukanye byo mu rugo ushobora kwifashisha tugwa kuri make make. Gusa imodoka ye noneho ukuntu bimeze, imodoka no kuvuga ngo ntabwo bigisaba ngo ufate miliyoni za 13 cyangwa 20 uzitorere icyarimwe ngo utumize imodoka Dubai, yaba iyo kazo cyangwa se inshyashya. Muri Click Rwanda tugufitiye imodoka, turakugeza ahantu baguha imodoka nziza ukagenda wishyura kuri make make. Iyi poromosiyo rero irimo iratangwa kuri ubu ngubu, irimo iratangwa hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Icyo usabwa ni ukuba ufite perime yo gutwara imodoka, ukaba ufite icyangombwa cyerekana ikintu ukora. Tuvuge wenda nimba uri umucuruzi, ukaba ufite TIN number, nimba ufite akazi ukaba ufite contract y'akazi, ku buryo bikorohera kuba wakerekana ati ngiye nkora iki ngiki, ndi umuntu ntuye mu Rwanda, mfite ibi ngibi, nkora iki ngiki, imodoka muyimpaye nabasha kwishyura gutya. Kuko imodoka murabizi ntabwo ari ikintu, mwajya mubona abantu bagiye bambura amatelefone bagafata telefone kuri make make ariko kuzishyura bikabananira. So imodoka yo rero ntabwo ari gutyo. Imodoka bayiha umuntu nyine bigaragara ko afite ikintu nyine kigaragara cyamufasha kwishyura ya modoka. Kuko ntabwo wafite imodoka ya miliyoni 13 ngo uyihereze umuntu udatunze na miliyoni, udafite ibintu birimo byiza na miliyoni 5, wenda ngo ku kwezi ajya akorera n'andi mafaranga make make agenda amufasha kwishyura imodoka. So uvuga ngo ku kijyanye n'imodoka ho hazamo akantu nyine ko kuba nyine wifite nyine mo gakeya, cyangwa se ufite ikintu ukoramo gakeya. So rero ntabwo ntugire ubwoba, buri wese hano yafata imodoka. Ikiba bisaba ni iki? Ikiba gisabwa ni uko wowe ugaragaza ati njye iyi modoka mumaye, niba mumaye imodoka tuvuge wenda mumaye no modoka ya miliyoni 10, ni miliyoni 10, ubusabwa 20% ni miliyoni 2, kuri za miliyoni 10 nizo wishyura, hanyuma izindi miliyoni 8 zisigaye ugenda uzishyura mu ma etape mu gihe kingana n'imyaka 4. Ikiba bisaba rero hano uvuga ngo nimba ari miliyoni 20, za miliyoni 20 watuzikuba miliyoni, niba ari miliyoni 10 wakuyemo 2, hasigaye miliyoni 8. Za miliyoni 8 rero zisigaye uratuzikuba n'imyaka 4, urebe amafaranga uzagenda wishyura ku kwezi. Rero niba nta kintu ukora kigaragaza wajya ukora amafaranga byibuze ku kwezi angana gutyo, ku buryo wakishyura nyine bitakugoye, urumva iyo umaze gukora nko ku kwezi uhita usanga uri kwishyura 200, 200 bingahe, udufaranga duke cyane ku kwezi. Kandi imodoka yawe iri gukora, iri mu kazi, nta kibazo ufite. Si za telefone ngo uzasiba ukwezi ngo bahita bayibana, ni nyine ni ibintu bamwumvikanye. Hanyuma ugahita urenzaho n'akanyungu gake cyane, akanyungu gake cyane rwose muri icyo gihe. Ikindi wamenya hano, iyo ku kijyanye n'inyungu, iyo igihe cyo kwishyura ushobora kuvuga ati niba bakubwiye ngo uzishyura mu myaka 4, ushobora kuvuga ati njyewe wenda nshobora kwishyura mu myaka 2, aya mafaranga asigaye mu myaka 2 nshobora kuba nagira ute naba narangije kwishyura. Icyo gihe urumva inyungu uzishyuraho izahita igabanuka, ariko nuhitamo kwishyura mu myaka 4 yose urumva nyine inyungu izakomeza kugenda igira ute yiyongera. So icyo wamenya hano tuguha imodoka byibuze icyarangije imyaka 13, ubwo no kuvuga ngo ni imodoka byibuze guhera muri 2013 gutyo kuzamuka. Za modoka zasohotse icyo gihe nizo modoka tukugeneraho, imodoka nyine zikiri imitupi, icyo twakwita nshyashya nyine imishyuhira, nizo modoka twe tuguhereza hano muri Click Rwanda. So wowe rero ukeneye imodoka yaba inshyashya yaba iyakoze kuri make make, tugane muri Click Rwanda tugufashe. Click Rwanda dukorera hano Kimironko mu nyubako yitwa Promise House, tugane tugufashe rwose.
turagufasha byihuse tukugeze ahantu baguhereza iyo modoka kuri make make. Twe noneho ahangaha mu cyumve neza, Click Rwanda serivisi tugukora serivisi z'akataraboneka. Ni ukuvuga ngo twebwe tuguhuza na kampani iri buguhe imodoka kuri make make, noneho tukanagufasha gushaka iyo modoka. Ni ukuvuga ngo hari ikintu mwibaza ati se izo modoka ziba zihari? Nk'uko ubona ujya mu isoko rya make make ugiye kureba telefone, bakakwereka ngo iyi ni Tecno kangahe urayishyura aya ngaya, iyi ni Tecno kangahe urishyura aya ngaya. Noneho n'icyo ngicyo muri Click Rwanda turakibafasha. Turagenda kureba iyi modoka ni Toyota Altis, urishyura aya ngaya kuri make make. Genda tukurangira tukwereka ahantu iri imodoka, hanyuma noneho ukagenda ukajya gusaba inguzanyo muri ya kampani itanga inguzanyo cyangwa se itanga imodoka kuri make make. Noneho wamara kubona bamara kwemerera inguzanyo, we uhita ugaruka muri Click Rwanda, tukaba twaguhaye imodoka, tukaguhereza ya modoka, tuvuga ati iyi modoka niyo ugiye genda ubabwire ko ufite imodoka, ni imodoka bagiye kukugurira. N'abashaka kuzitumiza Dubai, za Occasion, Burayi, tubafite imodoka z'imvaburayi za Dubai ndetse n'ahandi hose. Click Rwanda turabibafashamo as long as ukeneye kuri make make, waba ukeneye kuri make make, waba ukeneye kwishyura cash ndetse n'ubundi buryo bwose wifuza, Click Rwanda turagufasha. So ku bindi bisobanuro rero ushobora kuba dusura kuri ofisi yacu. Ofisi yacu iherereye Kimironko mu nyubako yitwa Promise House impande ya gare. Iyo ugeze kuri gare ya Kimironko ushobora kuba waduhamagara kuri nimero. Nimero yacu igaragara muri video mo hagati na hagati, muri cya gice cyo hagati na hagati niho nimero yacu iri, kuko hari abantu benshi mugira ikosa ryo kuba musikayipinga mugahita ko mwihutira kureba guhamagara cyangwa se mukareba ngo nimero mutumvishe video neza. So nimero rero muraza kuyibona, ntabwo tuze tuyivuga, ahubwo twashyize mu minota yo hagati na hagati muri video. No kurikira video neza uraza kubonamo nimero yacu, ukaba waduhamagara cyangwa se ukareba muri description y'iyi video harimo link ya WhatsApp channel ndetse na WhatsApp groups zacu tunyuzamo amakuru ku bijyanye na make make ndetse n'ibindi. Ushobora no gusura urubuga rwacu ni www.clickrwanda.com, ukaba warebaho amakuru y'ibijyanye n'imodoka za make make ndetse n'ibindi bikoresho byose kuri make make. So Click Rwanda rero ni urubuga nyarwanda rwiza rwa ibintu byinshi kandi bitandukanye. Dufite si imodoka gusa, dufite n'ibindi, dufite ibikoresho byinshi kuri make make nk'uko nabivuze, ibikoresho bya electronic, amatelefone, ama TV, ama gas cooker, ama firigo, amaradiyo, amamicro-ondes ndetse n'ibindi byinshi kuri make make. Nta limite dutanga kuri make make ku bikoresho bya make make. Waba ugiye gukora business, waba ugiye kubishyira mu nzu, Click Rwanda turagufasha kuri make make. So duhamagara rero kuri izo nimero zacu cyangwa se urubuga rwacu rwa eshatu.clickrwanda.com urebe ibindi bisobanuro byose, cyangwa se ujoininga muri groupe ya WhatsApp yacu, ya WhatsApp channel yacu dutangiramo ibisobanuro ku bijyanye na make make, cyangwa uzadusure kuri office yacu hanyuma tugufashe muri serivisi z'ibijyanye na make make. So ibihe byiza rero, kora subscribe tubashe kubana no mu zindi nkuru zikurikira zivuga kuri make make.